tujye kuganira amagambo rero. Hari amagambo Imana yo kuvuga muri iyi minsi, ukwezi kwa 7, kwa 8, kwa 9, Imana ikavuga ngo abantu bagiye guhigura imihigo, bagiye gushima Imana, kandi Imana ikambwira ngo hari ibintu bibiri by'ingenzi bigiye gukoreka muri aya mezi. Icyambere, Imana ikambwira ngo ngiye gusohoza amasezerano y'abizera. Kabiri, Imana ihemba neza yo kabyara. Kabiri, ngiye gusubiza ibyifuzo ibyo bazengurukanye mu butayu basenga. Ibyo bintu ko ari bibiri. Imana igiye kubikorera kuri uyu musozi. Abari maso batarangaye ariko. Irambya mu kwezi kwa 7, ukwezi kwa 8 no kwa 9 abantu bagiye gushima. Ngiye gusohoza amasezerano y'abizera. Ukwezi kwa 7 kwa 8 ngiye gusubiza ibyifuzo bamaze igihe bazengurukana mu butayu. Iriho iracyakora kandi izakomeza gukora. Yawe Imana naho byatindi bitegereze kuza ko bizaza. Imana isezeranye igasohoza. Niyo magambo tujye kuganiraho. Ngiye kukubwira amagambo avuga ngo ibyagufasha gusingira amasezerano nibyo ngiye kukubwira. Ngiye kukubwira ibintu byagufasha gusingira Kanani yawe. Nimvuga Kanani umva amasezerano. Kanani itandukanye n'ijuru. Kanani n'amasezerano, ijuru naryo riri ukwaryo. Ngiye kukubwira ibyagufasha gusingira amasezerano yawe. Maze umbabarire wandike. Ngiye mbabwira mwandike ibyo kenshi nakunze kubwira abantu ngo ibyo mvugira hano nibyo nanyuzemo, ntabwo nshakisha, ntabwo ari ugufitira, ntabwo ari ugukabakaba. Urugendo nagenze kenshi nirwo mbabwira. Ibyagufasha gusingira amasezerano yawe. Kuki se twe twayasingiriye? Kuki twayadusezeranyije tugasingira ibyasezeranijwe? Kuki wowe utabisingira? Ngiye kukubwira ibintu bigeze kuri bingahe byagufasha gusingira amasezerano yawe. Mu yandi magambo iki Imana yavuganye nawe no gusubiramo parambivuga. Kuki yereka njye nkuriye kwibaza iki kibazo? Kuki isezeranye abandi bigasohora? Njagunda kubwira abantu ngo ujye ugerageza urebe neza, urebe n'ibikibazo atari wowe. Ndaje nkubwira ibintu bigenda kuri bingahe byatuma usingira iki Imana yavuganye nawe. Umva, iyo ari ibipindi ibyo Imana yambwiye ntarabibona cyangwa ntabyo nabonye nareka kuvuga. Ariko ibyo mvuga ni urugendo nanyuzemo, ni urugendo nagenze, ni ubuhamya mfite. Yasezeranye natwe bigasohora, nawe uhagaze neza byasohora. Nuko nta kindi none se ugomba mbabwira. Yasezeranye natwe bigasohora, nawe nuhagarara neza bizasohora. None se ndiyemeye? Nsomera amagambo ari muri Luka igice cya 45. Luka 1:45. Reka dusome Luka igice cya 1:45. Reka dusome. Imana iriho iravuga igasohoza, kandi ibyo mbabwira n'ukuri. Cunga neza urebe niba ikibazo atari wowe, ariko niba ikibazo atari wowe bizasohora. Yego yego, nongereho ngo yego. Ntabwo Imana ari injejwa ivuga ibyo idashoboye, kandi yasezeranyije abandi bigasohora, nawe bizasohora. Nubwo twava muri Bibiliya tukavuga ingero zo hanze zifatika. Soma kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Luka 1:45. Kandi hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Kandi hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizagira gute? Uwo ni Elizabeth na Mariya ngo bari bahuye, bararamukanya buzura umwuka wera. Ubundi abarokore iyo baramukanyije buzura umwuka wera.
icyigisho kivuga ngo kuki abantu batacyuzura mwuka wera, nacyo nzakibatangariza mu gihe kizaza. Elizabeth na Mariya bararamukanyije munda buri wese yuzura mwuka wera. Ubundi abarokore iyo baramukanyije buzura mwuka wera babanyamwuka. Ndaje muri iyi minsi mbabwirija kuki abarokore batacyuzura mwuka wera, kuki batacyuzura mwuka wera. Ukabatiza abantu 80 ukabatiza 40 nta n'umwuzura mwuka wera. Ndaje mbabwira impamvu muri iyi minsi kuki mu materaniro abantu batakirira amarira y'umwuka wera, batakirira amarira y'umwuka wera. Ngo mve mu materaniro hari yarujujwe, hari yarujujwe, hari yarujujwe, hari yarujujwe. Ndi ukubera iki? Ndaje mbabwira impamvu. Ndaje mbabwira impamvu. Tacyuzura mwuka wera mama ine. Ngo mve hari umuntu arujujwe, ngo mve hari umuntu arujujwe, wumve hano naho undi arujujwe, wumve inyumuriya umuntu arujujwe. Ndaje mbabwira impamvu batacyuzura mwuka wera. Ni somo ndi gutegura n'amagambo impamvu Imana iri kubimbwira. Ujya kumva impande zose abantu buze mwuka wera. Ibyo ntibikibaho, byararangiye. N'abari bafite utuvuta twabashyizeho, n'abari bafite utuvuta mu mperezo twarakamye. Icyo si cyo ngiye kwigishaho. Twarakamye nyine. Barakamutse. Abantu barakakaye, abanyamwuka barakakaye. Ibihendo by'isi bameze nka za mbuto zaguye mu mahwa, amahwa arazinika. Nzabibabwira. Ibihendo by'isi. Isi yarakamuye. Abari abanyamwuka barakamutse. Noneho nutarakamutse yari umunyamwuka, usanga atari we nawe ntiyakuzura mwuka wera, kuko hari ibyo mwuka wera yanga. Kenshi ibyo kamere irarikira nibyo mwuka wera yanga. Wawuzura guteze? Wawuzura gute uw'isi? Ngo ntibishoboka ko abisi bamuhabwa. Utavuga ngo mama kundi ngo biriya ngo babavuga ngo nabizi, ngo abantu nabisi bo ntasi barimo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntibishoboka ko abisi bahabwa mwuka wera. Ntabwo byakunda. Ntabwo byakunda. Yakuzura mwuka wera gute se ari muri telefone? Itangira riratangira rikarangira ari muri telefone, yabona umwanya ubwo se yakuzura mwuka wera gute? Arangaye. Utazajya uvuga ngo ese mama tumukunde wewe ntabwo uri uw'isi, isi nyirimo, ariko ntabwo sinatwarwa nayo nuko nyirimo. Ntabwo isi ntegeka, ndayitegeka. Icyo cyumvikana. Ariko ntabwo isi integeka, ndayitegeka. Amafaranga ntabwo ashobora kuntegeka, ni njye uyategeka. Niko bimeze. Ibintu ntibishobora kuntegeka, ndabitegeka. Hawi navuze ngo isi ntabwo inshoreye, ni njye yishoreye, ndayitegeka, ndayimanaginga. Yesu nashimwe. Kuki abantu batacyuzura mwuka wera? Kuki abantu batakirira Mariya y'umwuka? Isi yarabamize, bameze nka za mbuto zaguye mu mahwa, amahwa arazinika. Barakamutse, abari abanyamwuka barakamutse. Bandi nabo ntushobora kuzura mwuka wera uw'isi. Ijambo ry'Imana riravuga, sinjye waryanditse, ntibishoboka ko abisi bahabwa mwuka wera. Nzababwira igihe. Sira bakamu. Abahanuzi sira bakamu. Bavuga butumwa sira bakamu. Abari abanyamwuka barakamutse. Kuki abantu batacyuzura mwuka wera? Ndaje mbabwira impamvu kandi muzasangariza. Abazi gushishoza muzasangiza impamvu ari ukuri. Ngiye kuvuga rero ku ijambo rivuga ngo ni gute amasezerano yawe uzayakandagira. Kanani yawe, umusozi wawe. Kuko mama tumukunde uhagaze hano mfite Kanani yanjye, Kreva afite Kanani ye, mama Diana afite amasezerano ye, Uriya nawe afite amasezerano ye, umwana na nyina buri wese afite amasezerano ye.
inshuti magara buri wese afite amasezerano ye ababatirijwe rimwe buri wese afite amasezerano ye nabwiye abantu ko mu nzira y'agakiza nta koperative ibamo nta association ziba mu gakiza nta association kwisi nta mugore nta mugabo mu gakiza nta mugore nta mugabo mu gakiza niyo mpamvu ya jambo Yesu yavuze rishaka gucanga abantu naje gutanya umukazana na nyirabo bisobanura ngo ibidahuye ntabwo bigendana ubu kandi muri aya materaniro hari umuntu byo w'urubyiruko hari umuntu muri aya materaniro uri buterana yanga yagaterana naye nimugoroba umva yewe abazi Imana yabo bazakomeza nibarangiza bakora iby'ubutwari hari uri buterana yagaterana naye nimugoroba warangiza ngo mbese ngo buriya ngo asubijwe ate ibyo bigenze biti nuko bigenze nyine nushishikara mu byayo nayo izashishikara mu byawe vana ibindi aho ngaho n'utundi tuntaho vanaho utundaho uvaneho ngo narahamagawe uvaneho ngo mfite izina runaka nushishikara mu byayo nayo izashishikara mu byawe utundi utuvaneho vanaho narahamagawe vanaho ndahanura uvaneho ngo ndi umushumba vanaho uburevera vanaho ubishopu nushishikara mu byayo nayo izashishikara mu byawe nuba mu byayo nayo izaba mu byawe nusenga neza uzasubizwa neza nusenga nabi uzabivanamo imivumo uva mu tundi tuntu ubu hari urubyiruko rwicayemo hano narwo riri buze na nyuma ya saa sita niyo mpamvu n'imbere y'intebe y'imanza nta rubanza ntacyo uzireguza araterana ubu hari uwo tuzanye mpaye rifite ingeze iriya kuri segiteri arambwiye ati ngenda nagaruka mu materaniro y'urubyiruko niko ambwiye kandi ntacyo ari bube ndumva nta gikomera ari butahane siko bimeze nuba mu byayo nayo izaba mu byawe uvaneho utundi tugambo ngiyo principe nushishikara mu byayo nayo izagira gute izashishikara mu byawe abazi Imana yabo bazakomerane barangiza bagira gute nta gikomera ari butahane nuko uvaneho utundi tuntu rero ngo uburevera se niki izina se niki ngo uburevera ngo ndahanura nushaka guhanura inka zitinyana ushaka guhanura Imana itakwemera gusa uri kiraro kugira ngo abandi bambuke ndarivugira muri kamera yewe ushaka guhanura Imana itagize gute itakwemera tusepoma ubikirara abandi bambuke hawi wahanura Imana itakwemera gusa uri kiraro kugira ngo benshi bakwambukireho kuko ikiraro gituma abantu bambuka niba hari ikintu Imana izandinda nukuba ikiraro cyatuma abandi bambuka nge sinzagireyo biteye agahinda ikiraro kiba kiraho ngaho bambuka bagenda ikiraro kiraho ngaho bambuka bagenda ikiraro kiraho ngaho bambuka bagenda Imana kwarera yampamagaye izandinde kuba ikiraro ngo bamamadaye n'abambuke mama tumukunda sigara aho ngaho izandinde kuba ikiraro umuhanuzi wese siko Imana imwemera amen ayo mazina yose siko Imana yemera Yesu nashimwe ariko Yesu nashimwe narahamagawe nagize gute ntihabwe intebe Maria na Elizabeth bararamukanya amen hahirwa uwizeye ko ibyabwa n'umwami Imana bizagira gute bizasohora bamaze kuramukanya buzura umwuka wera Elizabeth arahanura aramubwira ati urahiriwe Yesu nashimwe naje kukubwira ingingo zigera kuri zingahe zizatuma usohora mu masezerano none se ijambo ry'Imana rivuga ngo amagambo avuga ngo hari abantu bicara ku masezerano y'amahuri
irayamundikira inkoko amagi y'amahuri ikabundikira we niba ari iminsi 21 yajya guturaga ikabura agashwi kandi bigaragara ko amagi ari amagi bigaragara ko amagi ari amagi mu kwa mbere bigaragara ko ari umukristo mu kwa kabiri bigaragara ko ari umukristo mu kwa gatatu umwaka ukarangira iminsi 21 yarangira inkoko yakubitaho umugeri cyangwa se urwara igasanga nta gashwi karimo amahuri nzabahimisha kubashyeshyenga nzabahimisha kubashyeshyenga ijambo rya mbere rizatuma ukandagira ku musozi wawe w'amasezerano guhagarara mu mwanya ugomba guhagararamo neza shyiraho akadomo hagarara aho ugomba guhagarara ariko ntukarangare jya uba mu mwanya wawe aho uri hose uhakora aho uri hose we ugomba kuba we hagarara mu mwanya ugomba guhagarara mu yandi magambo ube aho igushaka aho igushaka niho izagusanga ndi umushumba irashaka mu rusengero amanywa nijoro umushumba umwe tuziranye muri korona wajya gufungura akabari ubwo sizamusanga mu kabari kandi isezerano no guhura mu rusengero muri korona ngo biranze abafunguye akabari n'amarogi arambitse Bibiliya hasi korona yaje ari igipimo yewe hagarara mu mwanya igomba umva hari aho mwasezeraniye byanze bikunze niho mugomba guhurira hagarara mu mwanya ugomba guhagarara ubundi ureke gukubitiriza ari mu buraya ari mu biki byose ngo ntibigeze bahanura yamusezeranije urwo afite abagabo 5 ngo mama tumukunde yaravangiye abo 5 bavanyeho niba warabihaye guma nabo ngabo niba warabihaye guma nabo naho ubundi twarahanuye hagarara mu mwanya ugomba guhagararamo nta kintu mu yandi magambo ibindi si ibyawe ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere murongo wa 7 n'amagambo Yesu yabwiye abigishwa arababwira ngo si ibyanyu kumenya iby'iminsi n'ibihe si ibyanyu ibyakozwe n'intumwa 1:7 reka dusome arabasubiza ati ibyakozwe n'intumwa 1:7 igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kiri nyuma y'ubutumwa bwiza bwa Yesu Luka Mariko Yohana igikurikiyeho ni ibyakozwe n'intumwa kugira ngo njye baha reference hari umuntu mujye muvuga page niba wahageze vuga page kuko abantu barakubitiriza cyane vuga page ijana bakozi b'Imana mujye muvuga page kuko abantu barashakisha mu buryo bukomeye vuga page 119 mu isezerano rishya ngaho reba page basi niba wabuze aho ibyakozwe n'intumwa 2 reba page arabasubiza nabonye bigora abantu gusoma impapuro barazizengurutsa ariko wabonye umuntu uzengurutsa urupapuro no mu gitabo cya Matayo umuntu utazi nayo igitabo cya Matayo kiri ntabwo bibaho igitabo kibanziriza isezerano rishya atazi naho Matayo iri umuntu ushobora kuyoberwa ibi bitabo 4 Matayo Yohana Luka Mariko ntabwo bibaho ko umuntu yayoberwa ibi bitabo aho biri we umuhanuzi Yoweri ariko mujye musoma mubanze muvuge page yego umurongo wa 7 byakozwe n'1:7 arabasubiza ati si ibyanyu kumenya iby'iminsi n'ibihe cyangwa ibihe data yagennye cyangwa
kandi data yagennye ni ubutware bwe wenyine, ni ubutware bwe wenyine, mu yandi magambo ni ubwiru bwe wenyine. Urayituna ariko ushaka iki? Mbere na mbere ijya kuvugana nawe ikavuga ngo nza, wabanje kuyibwira ngo mbwira. None se kuko usave ugeze mu materaniro avuze iti nzakugirira neza, kandi ntiwabyukanye iryo jambo. Ntuyibwiye uyu munsi turi kwa kangahe? Dimanche le 16 ku itariki 20 atangira yituki. Itara rikubwira kandi wari utuje. Kuki arababwira ngo si ibyanyu kumenya iby'imisi n'ibihe, si ibyanyu n'ubwiru bw'Uwiteka. Icyo ugomba gukora wowe no guhagarara mu nge ngomba guhagararamo. Niba ari imyaka 5 ntabwo nyizi, niba ari imyaka 2 ntabwo mbizi. Irivuze uyu munsi, niba nzaribona muri 2020 kereka Imana ipreshije. Icyakora nabyo birashoboka ko yapresize, ariko niba Imana imbwite mama tumukunde yigeze kutubwira ngo nzabubakira urusengero. Turicara turategereza, turatuza, turatimaza rwose. None se dusaduka imitwe gusa dutegereza igihe cy'Imana. Hagarara aho ugomba guhagarara. Kuva Imana itubwiye ngo nzabubakira urusengero ntabwo twahagaze kubwiriza. Mama Dasi ntabwo twahagaze kubwiriza, ntabwo twaretse kuzura Mwuka Wera, ntabwo twaretse gukora umurimo wa data. Dutegereje ikizakora. Bamwe bashobora no kugenda batarabona niyo nyubako, bakagenda rwose akaba yakurwa no mu mubiri niyo nyubako atarayibona, ikazabona abana be. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Hagarara mu mwanya ugomba guhagararamo. Icyo ndakirangije. Kabiri, impamvu ndi kwihuta subwa mbere mbivuze, naje kugira ngo twibukiranye. Kabiri, ya kabiri, impamvu ndi kwihuta no kwibukiranya narabivuze cyane. Amen. Ijambo rya kabiri rizatuma usingira amasezerano yawe, yawe murokore, yawe muvugabutumwa, yawe munyamuhamagaro, yawe mushumba, uhora uzirikana icyo Imana yavuganye nawe mwitangira gitandukanye n'icya mugenzi wawe. Andika, guhora uzirikana icyo Imana yavuganye nawe mwitangira. Mu yandi magambo, wavuganye na iki? Ibanga mufitanye ni irihe? Ibanga ufitanye nayo ni irihe? Guhora uzirikana icyo Imana yavuganye nawe mwitangira ry'ikintu. Ibanga ufitanye nayo ni irihe? Mu yandi magambo, ujya kwitaba umuhamagaro w'agakiza byagenze bite? Njya kwitaba umuhamagaro w'agakiza kagerekaho umuhamagaro wo kuyikorera, Imana yambwiye iki? Uru rugendo rufite amategeko n'amabwiriza. Nuyaca hirya kwa yaca hino uzabona ishyano. Somera amagambo maremare kandi urayasoma pe. Abami ba mbere biki 9 murongo wa mbere. Usome icyo Kinyarwanda neza cyane maremare kandi urayasoma pe, utaza amatwi yumve. Uru rugendo rufite amategeko n'amabwiriza. Imana ni siriyasi, si Imana ya kajagari. Imana ifite umurongo. Imana icyo nyikundira, buriya nkunda igisirikari. Igisirikari kigira umurongo. Kuba ni peti ni grade, hari aho binyura kandi mu murongo. Buriya niyo mpamvu igisirikari ndacyemera mu buryo bwa hatari kigira umurongo. Iyi Mana nayo igira umurongo, ni serious. Soma Abami ba mbere igice cya 9 umurongo wa mbere. Imana iburira Salomo. Imana iburira Salomo. Yari yaramuhamagaye. Dawidi amaze iravuga ngo Salomo yima ingoma.
igitabo cya mbere maze imuha amabwiriza, imuha amategeko. Uru rugendo rufite amategeko n'amabwiriza. Ejo bundi hashize ibyumweru 3 Imana irambwira ngo nongere ngusubiriremo, nkwiyamye ibigezweho, nkwiyamye inzaduka, nkwiyamye ningaho, reka mvuge muri terime yo hanze, nkwiyamye biri guhitinga muri iyi minsi. Uguma uko waruri. Ndakwiyamye niko Imana yamwe. Hashize 3 semaines irambwira ngo nongere ngusubiriremo. Ndakwiyamye, nkwiyamye inzaduka ziri kwaduka, ibiri guhitinga muri iyi minsi. Ndakwiyamye uguma uko waruri. Soma. Nuko Salomo yuzuza inzu y'Uwiteka n'inzu y'ubwami. Utagame kumva ayo magambo neza. Nuko Salomo yuzuza inzu y'Uwiteka n'inzu y'ubwami, n'ibyo yishimiye gukora byose. Bukeye Uwiteka abonekera Salomo. Bukeye Imana ibonekera Salomo, isanga Salomo ubwa kabiri nk'uko yamubonekeraga i Gibeyoni. Kuko yamubonekeye i Gibeyoni igihe yajyaga gusenga akavugana nayo nanone. Irongera, ariko reka mbabwire baroko, Imana ivuga rimwe, ikavuga kabiri, ikavuga gatatu, ndetse ikavuga inshuro ishaka. Buri Imana ntivuga rimwe, ivuga inshuro nyinshi. Kandi nubona umuntu yabaye akabarore ku gasozi, uzamenye ko Imana yavuze inshuro 80. Igutumaho ikanyuza ku Mwuka Wera, Mwuka Wera akagusanga, ikanyura mu bakozi bayo, kandi ntaho itanyura, ikanyura muri Bibiliya. Wafungura Bibiliya ukabona ijambo ryawe, igatuma bikantarange. Nubona umuntu Imana yamukuyeho amaboko, uzamenye ko yamutumyeho inshuro 80. Iragoragoza pe. Soma. Irongera imugarukaho Salomo. Uwiteka aramubwira ati mbakubwire Salomo, numvise gusenga kwawe. Ibyo wansabye byose narabiguhaye. Unsaba inzu, usaba kunyubakira n'ubwenge n'ibiki byose, ntacyo ntaguhaye. Yego. Numvise gusenga kwawe no kwinginga kwawe wingingiye imbere yanjye. Yego. Nereje iyi nzu wubatse ndayejeje, kugira ngo izina ryanjye riyibemo iteka ryose, kandi amaso yanjye n'umutima wanjye bizayihoraho iminsi yose. Nuko nawe nugendera imbere yanjye. Mbega Imana iti nzabana nawe, inzu yanjye nzayihoramo. Ariko hari icyo bita ni kuri condition. Nuko nawe komeza, nugendera imbere yanjye nk'uko so Dawidi yagendaga. Afite umutima utunganye, ufite umutima ukiranutse kandi utunganye. Yego. Ugakora ibyo nagutegetse byose, ukitondera amategeko n'amateka yanjye. Nanjye nzakomeza ingoma yawe mu Bisirayeli. Mu Bisirayeli iteka ryose, nk'uko nasezeranye na so Dawidi nkamubwira nti. Yego. Ntabwo uzabura umuntu wo kwicara ku ntebe y'ubwami bwa Isirayeli. Ariko nimuteshuka cyangwa abana banyu mukanyimura, ntimwitondera amategeko. Mu yandi magambo mukamunyimuye, mukazana ibindi bigirwamana n'amateka yanjye. Kwimura Imana ukazana ibindi bigirwamana, akaba ari byo usenga. Ubwibone bwabo cyaba ikigirwamana, kwishyira hejuru cyaba ikigirwamana, kwiyogeza cyaba ikigirwamana. Nimuramuka munyimuye mukazana ibindi bigirwamana, akaba ibyo musenga. Ubutunzi cyaba ikigirwamana, iterambere riri iwawe cyaba ikigirwamana, abana beza cyaba ikigirwamana, umugabo mwiza n'urugo rwiza byahindukiye ikigirwamana imbere y'Imana. Maze akaba ari byo uramye ukabihimbaza. Mfite urugo rwiza,
ufite umugabo mwiza, ufite abana beza, bigasimbura Imana mu mutima wawe. Ku manywa na nijoro ukabihimbaza. Uburebure bwanjye, taye yanjye, akaba ari byo uhimbaza. Amaso yanjye meza, akaba ari uhimbaza. Taye, uburebure bwanjye n'ubushongore, akaba ari byo uhimbaza. Nimuramuka munyimuye mukazana ibindi bigirwamana imbere yanyu. Soma ibikurikiyeho. ariko nimunteshuka cyangwa abana banyu mukanyemura ntimwitondera amategeko n'amateka yanjye nabashize imbere, mukajya gukorera izindi mana mukaziramya, mbe bizakurikiraho. Ariko nanjye nzarimbura Abisirayeli mu gihugu nabahaye, nzabayimbura mu gihugu nabahaye. kandi iyi nzu nereje izina ryanjye, nzayijugunya imve mu maso, kandi Abisirayeli bazaba iciro ry'imigani n'agashinyaguro. gufata iki ngiki Imana ikakirimbura ikakira hasi ikavuga iti ntacyo kimariye n'amasegonda, mugende mujye mu byanyu. Gufata iki ngiki kimeze gutya Imana ikagishyira hasi n'amatsiyerisi, n'amasegonda. Murebe Yerusalemu niyubakiye. Gufata iki ngiki ikakirindimurira hasi, nta masegonda yashira, kavuga iti n'ubundi ntacyo bimariye. Gufata ibyo utunze byose ikabitumura bikaba umuyaga, igatumura nk'umuyaga, nkuko yatumura umurama utumuka n'amasegonda. Ikivuga ngo nabiguhaye nzi ko bizanyubahisha, ndabitumuye kuko ntacyo bimariye. Iyo nzu nzayijugunya imve mu maso. Soma. kandi iyi nzu nubwo ari ndende, uzayinyura imbere wese, mwanya magambo uzakunyuraho wese azatangara yimyoze ati, ariko ni iki cyatumye ariko buriya byagenze bite agenza iki gihugu n'iyi nzu bene aka kazi? buriya byagenze bite koko? Yego, bazamusubiza ngo nuko baretse Uwiteka bati bimeka izindi mana. Icara. Mana miseriye. Amen. Uzatinya Imana, so na nyoko uzabakinagireho, mubyara wawe mukine. Nukina ni Imana iza gukinisha nawe. So na nyoko muzakine. Aya ninjye yanditse se, niko yabwiye Salomo. Iramubwira ngo iyo nzu nzayikubita hasi mu masegonda. Bimuye Imana, barangije bimiki bigirwamana. Inzira hageze arayimitse, ibaye ikigirwamana kuko ihageze. Miliyoni 200 zirahageze, zibaye ikigirwamana cyangwa 100 cyangwa 500 nangwa byaterwa. Erega ibigirwamana bivuga hano ntabwo ari Bayali cyangwa Dogoni gusa. Ibigirwamana ni ibigirwamana nyine. Umugabo yabekirwamana, kandi umugabo akabikirwamana imbere y'Imana utabizi cyangwa subizi. Imana ikavuga iti ariko iyo mikino amaherezo nayaye. Umugabo ni iki? Abo bana amaherezo nayaye. Aho kuvuga ubutumwa n'abana. Kari abana. Yesu yahindutse abana. Aho kugira ngo ubutumwa bwiza buvugwe, abantu baratahana abana baratahana iby'iwawe bagende babirye. Suwe umva yamubwiye
ngo bakubwire Salomo ijambo turiho nirihe ijya kabiri turiho nirihe guhora uzirikana ikintu Imana yavuganye nawe mwitangira ry'ibintu hashize ibyumweru bitatu Imana yakubwiye ngo kwiyamye inzaduka z'iyimisi kwiyamye inzaduka ngo muko waruri nabo barasenga ibyo ntabwo bikureba iranga ngo kwiyamye inzaduka nababwiye ngo hari abantu baretse kuntumira ngo barankunze nabarokore kandi umuntu ngo barankunze tujye gusangirira hano mbyigaho ngo barankunda cyane kandi nabarokore nyine yarabambwiye ndabazi nsanga ibiganiro bitari bihure mama yine nsanga niba turi bumara n'isaha amasaha abiri mbona ibiganiro bitari bihure yari yanteguje Imana ni nyuma y'iryo jambo Imana yambwiraga ngo nkuyamye inzaduka ni nyuma y'iryo jambo Imana imaze kumbwira ngo nkuyamye inzaduka nibwo bantumeye nyuma y'iryo jambo buri Imana yarizi ko tayari icyo bita kunyigisha barankunze baragukunda cyane ambwira naho tuzahurira rwose tukicana tugasangira ahantu runaka yambwiye nti sawa numva biranze kwa kabiri biranze n'umunsi twamaze kuwemeza numva biranze saa 5 biranga saa 6 biranga saa 8 numva biranze ndamuhamagara ndamubwira numva nkubwire nzakubwira ntabwo bikunze nzakubwira kandi ntabwo nzamubwira byaranze nyine byaranze ntabwo ngiye gucumuzwa n'akamanyo k'umutima ntacyo bashobora kumpa Imana itampaye kandi nubwo itakimpa nzihangana nubwo itakimpa ariko nubwo naba ntagifite iwanjye nzihangana rwose ndabyanga kandi ni nyuma y'icyo jambo Imana yambwiye irabya ngo nkuyamye inzaduka n'ibiriho muri iyi misi nashoraga kuhava natoye uwundi muco kandi biroroshe kugira ngo umuntu agukonvenke cyane cyane muri domaine imwe kugukonvenka biroroshye n'umushumba nawe uri we kuba yagukonvenka biroroshye rwose ndabwa ntoya oya umuntu wagutanze mu bintu noneho umuntu wagutanze no mu bintu ko yakwigisha biroroshye akakubwira ati mama tumukunde shyiramo imiyaga ariko yushyiramo imiyaga ubigenze gutya ujye ukora gutya ubigenze gutya oya nzagenda uko yampamagaye nta soni binteye nta funwe binteye uko ndi biranyuze umva ikindi kizatuma ukandagira ku musozi wawe w'amasezerano mu yandi magambo mbese reka mbivuge muri iyi terime kuguma uko waruri ugihamagarwa nayo bivuge muri aka gaterime keza kuguma uko waruri ugihamagarwa nayo ijambo rya gatatu cyo mwavuganye ibanga ryawe nayo ni irihe yakubwiye ngo iki mu ntangiriro yavuganye nawe irihe jambo mu ntangiriro yakubwiye ngo iki iryo jambo yakubwiye rero reka nze mbabwize ukuri kandi mbakurira inzira ku murima nurica hirya ukarica hino hamwe n'Imana ntabwo bizakunda gatatu icya gatatu kiza gukandagiza mu masezerano yawe icya gatatu kizagukandagiza mu masezerano yawe ijambo rya gatatu yewe rizagukandagiza ku musozi wawe w'amasezerano gutegereza igihe cyawe virgile kandi
kandi ugategereza ibyawe. Andika ibyo bintu ko ari bibiri. Gutegereza isaha yawe virgule kandi ugategereza ibyawe bwite. Ibyawe ibyaje bitandukanye n'ibya mama Dasi. Muri uyu muhamagaro nahamagawemo nkawuhamagara n'uwacu wonse ibere ryanjye akaryoka n'umwana wanjye mu muhamagaro. Ibyanjye nibyo biratandukanye kandi igihe nacyo kiratandukanye. Turi kumwe cyangwa ntabwo turi kumwe? Wacu turi kumwe mu muhamagaro yewe. Umwana na nyina ntabwo dushoreranye mu muhamagaro. Mu yandi magambo mu kugirirwa neza n'Imana, mu kugirirwa neza n'Imana no gutabarwa nayo n'ibisubizo, afite igihe cye, afite igihe cyanjye, afite agaseke cye, nanjye mfite akanjye. Siko bimeze? Kandi turi mu muhamagaro umwe, umwana na nyina rwose. Igihe kimwe ku ruhimbi hari Imana yaratubwiye ngo buri wese afite ipaki ye. Kuri rwa ruhimbi uko mungana buri wese afite ipaki ye, kandi iyo paki ye nzajya nyikoramo amperezo uwo nshaka mu gihe nshakiye. Tegereza isaha yawe, utegereza igihe cyawe, kandi utegereza ibyawe. Ibyanjye bitandukanye n'ibya mama Ines, kandi twasenganye kuva mu cyumba cy'amasengesho mu rugo. Ariko ibyiza nkorera bitandukanye n'ibya mama Ines, kandi twaratangiranye mu rugo. Utagira ngo wenda waje nyuma wowe. Mama Ines twatangiranye mu rugo n'iritorero ritarabaho. Ariko ibyo Imana izadukora biratandukanye. Buri wese afite igihe cye kandi akagira n'ibyo bwite. Yesu nashimwe. Ibyo bizatuma unyurwa, ibyo bizatuma unezererwa ibyo ufite, ibyo bizatuma umutima udahora uhagaze. Tegereza isaha yawe, utegereza igihe cyawe, kandi utegereza ibyawe. Yesu nashimwe. Amen. Haleluya. Itangira 21 umurongo wa mbere ni Sara amaze kubona Isaka. Itangira 21 umurongo wa mbere Sara amaze kubona Isaka. Amen. Ngo igihe kigeze Uwiteka agenderera Sara nkuko yavuze. Igihe kigeze gute? Igihe kigeze gutera? Igihe kigeze gute yemwe? Igihe kigeze gute? Uwiteka agenderera nde nkuko yagize gute? Kuko yavuze. Nawe igihe nikigera Imana izakugenderera. Hagarara ahantu h'igiciro bugufi bwawe, nkunda kunyura nzanyuza kugira neza kwanjye imbere yawe, kumbona kwawe bizakubera igisubizo. Uwiteka agenderera Sara igihe kigeze nkuko yagize gute? Kuko yabimusezeranije. Sara aravuga ngo bazabyumva bose bazasekane nanjye. Igihe kigeze gute? Isezerano ryaramugerageje agera hagera muri double menopause. Imana yavuga ngo nzakomeza isezerano ryanjye nagiranye nawe, byanze bikunze nubwo wikiri inzira hakavuka Ishimayeli, ariko byanze bikunze hazavuka nde? Isaka. Kuko nagize gute? Agenderera Uwiteka agenderera Sara nkuko yagize gute? Kuko yabimusezeranije. Igihe kigize gute? Kigeze. Tegereza igihe cyawe kandi utegereze ibyawe. Pasi ibyawe bitandukanye n'ibyo mwegeranye. Joel muhora kuri ibyo byuma hamwe. Amapaki aratandukanye. Amapaki aratandukanye. Kandi igihe cyumwe kandi numvise ngo abakobwa Imana yabahereye hamwe amasezerano kwa mashyara ba mu barokore, ariko bonye umuntu ugira ishyari akagira n'ishyari ry'isezerano Imana ikubwiye. Imana yavugane nawe umuntu akarakara bitaranasohorara. Umukobwa ngo aragenda Imana imukorera ubukwe
umwe imukorera ubukwe nyine bari babiri nzagukorera ubukwe umwe bubabora baye ngo arangije agenda aca umutumba w'insina aragenda aca umutumba w'insina abantu batagira ubwenge sinzi uko bameze no mu butayu usanga barabaye nk'abasazi agezeyo afata umutumba w'insina ngo nakanyirabunyagwa kagasuka kanyirabunyagwa aragenda ajya mu butayu aracukura kumuhamba ashyiramo wa mutumba w'insina aramuhamba yatongereye abantu bamwumva ngo bari iruhande kuko ubutayu waba burimo benshi tuvuge n'urugero yaje guhamba Esiteri niba Esiteri arimo humura ntacyuba n'urugero ntanze rw'izina yaje guhamba Esiteri cukura umwobo na nyira afata umutumba w'insina na nyirabunyagwa ariko ibintu biba mu barokore uzareba abantu b'abapagani agura imodoka uzareba abapagani mu kabari amugurira icupa atazi aho yaturutse amugurira icupa atazi aho yaturutse akamubwira ati baguhe n'irindi mu kabari bakongera irindi atazi aho yavuye gusa guhurira mu kabari ariko abantu bamaranye imyaka 8 mu rusengero ugasanga ni ikosi buriya iriya myenda mama tumukunda ayivana he se harakureba se wakwambaye iyawe ambari yawe iyanjye ntabwo ari yawe kuko iyawe nawe atari iyanjye ayivana he buri munsi nabwiye abantu ngo iyi ifite agaciro kata etage nicayemo nayo genda uyifotore niba ufotora niba ugira gute ntabwo mbizi cyangwa uyitongere iriduke genda uyitongere iriduke ntabwo bishoboka ikimana yanditse yagize gute icyanditse ku buzima bwawe yaracyanditse icyanditse ku kuki abantu bibabariza ubusa ariko niba uyireba ukaremererwa reka kuyireba niba uyireba ukamera nk'uremerewe kuyireba byihorere uri gusesengura iki la myenda ya buri munsi vahe ibyo byigeze kumbaho bantu baranzomera cyane mu buryo bukomeye kandi icyambere mbabwiza ukuri nta muntu niba kabiri nta muntu nteka y'imitwe sinzi guteka imitwe gatatu niba ari n'ikintu cyitwa amafaranga gukiranuka mu mafaranga mama tumukundi ndama 1 bivugiye muri kamera mu bigeragezo bishobora kuzangusha ngo abashumba bagushwa n'amafaranga nta mafaranga azangusha ntibishoboka mfite ingamba ku giti cyanjye nta mafaranga ashobora kungusha nubwo uru rusengero barusukamo miliyoni 400 wenda umuntu akaza ari umunyamahanga akazisuka hano umva mbabwiza ukuri mfite uko nabigenza mfite aho nazishyira kandi buri wese ku buryo yazireba akajya abona eshanu zahavuye buri wese ngatungwa n'ibyari bisanzwe bintunze abarokore ntabwo nzi uko bameze ibyanjye ni ibyawe nawe ibyawe ni ibyawe kandi Joeli ijambo Imana yavuganye nanjye rirahari yarambye iri muri eneri itara nasengeragamo irambye ngo ndaguhagurukije ariko nta musi numwe uzankorera uri insuzuguro bishyire muri kamera ndaguhagurukije ngo wayi ngo nibishumba mameneze nkiri muri eneri nta musi numwe uzankorera uri insuzuguro niko Imana yamye kandi irambwira ngo hari impamvu nzabikora abantu b'iki gihe ndabazi ni muvuzi wivure mu buvuzi banza wivure nuvuga ngo Imana itanga umugisha bazakubwira batari kuriya uhora mu gitenge kimwe buritanga umugisha nyabaki Imana irambwira ngo icyo nzabikorera ndakizi
navuga ngo Imana iratabara bati nibanze mutabara ariko ubundi uri utagira n'urukweto rwo kwambara aravuga ngo Imana iratabara yabanje kamutabara. Irambwira ngo icyo nzabikorera ndakizi kuko ikinyejana murimo ndakizi. Yesu nashimwe. Tegereza igihe cyawe, utegereza ibyawe. Nanjye ukomeze minyone uko ameze sikomeze. Umugisha Imana yahaye minyone si wumfite ariko nyuzwe n'ukundi titurabashumba benshi twembi nituyikorera ariko umugisha Imana yahaye minyone sikomeze uko minyone none se twese ntidukorera Imana uko Hortense pastor Hortense ameze sikomeze twese nituyikorera. Tegereza igihe cyawe, utegereza igeno ryawe. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe ariko amen. Ijambo rya gatatu, ijya kane ngiye gusoza. Ijambo rya kane rizatuma ukandagira ku musozi wawe Kanani yawe. Ni ijambo rivuga ngo ugomba kunyurwa n'ibyo ufite ugategereza ibindi Imana izakora. Ugomba kunyurwa n'ibyo ufite ahasigaye ugategereza n'ibindi Imana izakora. Kunyurwa n'ibyo ufite ubundi ugategereza n'ibindi Imana izakora kandi ugategereza wihanganye. Kunyurwa n'ukuri ugategereza irindi geno Imana izakugenera. Hari ibyo Imana yakoze muri 2004 ubirebesha amaso. Hari ibyo Imana yakoze muri 2022 ubirebesha amaso. Tegereza wenda hari ibindi bizaza muri 2023 cyangwa na 4 nabyo Imana izakora kuko nibyo yakoze muri 2022 nta ruhari wabigizemo. Siko bimeze? Siko bimeze? Magambo ari muri Timoteyo wa 2:6 Timoteyo wa 2:6 n'amagambo avuga ngo kubaho Uwiteka gufatanyije no kunyurwa kuzana inyungu nyinshi kuko ntacyo twavanye hehe. Timoteyo wa 2:6 amagambo avuga ngo kubaho Uwiteka iyo gufatanyije no kunyurwa kuzana inyungu nyinshi. Ntacyo twazanye mu isi nta nicyo tuzasubizayo. Mujye munyurwa n'ibyo. Icyakane ntabwo bagishizeho. Icyakane kunyurwa n'ibyo ufite ugategereza n'ibindi Imana izakora. Yego. Timoteyo wa 2:6 ni reference niho barabibusange. Timoteyo wa 2:6 Timoteyo wa 2:6 no Timoteyo wa mbere 2:6 Timoteyo wa mbere 2:6 nabyo bishyire hari kurekara kugira ngo abantu babyandike nibagera mu rugo bajye bahasoma. Kandi igihe tuvuga amagambo umuntu akaba yibaza atari ko mu mato mukunde ayo magambo yabarihe muri Bibiliya. Icyakora kubaho Uwiteka iyo gufatanyije no kunyurwa kuzana inyungu nyinshi. Ntacyo twazanye nta nicyo tuzasubizayo. Twambaye imyenda tugeze hanze kuko imyenda igomba kuducumuza. Imyenda twayambaye tugeze hanze kuki umwenda wagucumuza kandi waraje wambaye ubusa. Yesu nashimwe. Iki nacyo kizagufasha gutegereza Imana neza no gutegereza isezerano neza. Kunyurwa n'ukumeze ubundi ugategereza ibindi Imana izakora. Ibindi Imana izakora nge ntabwo mbizi. Ubu ibyo muri 23 mwabantu mwe na 4 ntabwo mbizi. Uwenda turi no mu kwezi kwa 7. Ibyo mu kwa 8 ntabwo mbizi. Yewe odeta we nibyejo kuwa mbere ntabwo mbizi. Icyakora wenda birahari ariko ntabwo mbizi. Nabibwirwa ni Yesu nashimwe. Ahubwo icyangombwa nuko nezererwa ibihari ngategereza ibindi Imana izakora. Amen. Nezererwa ibihari. Iki kintu kinezeza Imana Savera we. Buriya ntubona ukuntu warushima Imana iranezerwa irya mashimwe. Nari ikintu Imana ikunda n'umuntu unyurwa
agashima ariko umuntu udashima abera Imana ikigeragezo ariko wabonye umuntu wari udashima buri munsi ari kwiganyira ni umwana murizi umwana w'inzizi wese buriya karakata umukunde mureba arashima nesi mama buriya arashima pe buriya iyo umuntu ashima uzi ko ukora n'ibindi uzi ko umuntu ashima akakwensita gukora n'ibindi utatekerezaga akaba yavuga ati ariko ndagushima bira bintu wankoreye warakoze mama none hari akantu nkwifuzaho niko ajya amera mama uri umubyeyi mwiza pe uriya tumukunde uri umubyeyi mwiza ni ukuri kw'Imana ntacyo utadukoreye ariko mama hari akantu nkwifuzaho uzi ko ubikora utabiteganyaga ariko umuntu arahora hanyigira urakora ntagushima urakora no kukugaya ariko mana reka nkubwire niyo umuntu anyoherereje mituye 500 ndamusubiza ngo Imana igumugisha mwinshi utagabanyije ariko uzi kohereza umuntu ukohereza nk'umuntu message njyewe bijya bimbaho kandi mwahoze muri kuvugana mu buryo buri intensive messages zidatuza wamara kumwoherereza cyongere kukwandikira wenda ngo nakubwira ati message ndayibonye njye no wamaza ariko message wayibonye message ko wari uri kunyoheza message zuzuye telefone yanjye nkaba nohereje y'amafaranga ugaceceka message waba wayibonye izindi ko wari uri kunsubiza nayibonye wabyumvise mwene data tujye tunyurwa tujye tugira umuco wo gushima tujye tunezererwa iby'Imana ikora kugira ngo ikore n'ibindi Yesu nashimwe kugira ngo usingire buriya niba ari ikintu kinezeza Imana n'umuntu ushima pe nandi naguze ka limited nandika niho niri zina rya Mana warakoze ryavuye abatabizi ni imodoka naguze nandika harya imbere kuri parabolize ngo Mana warakoze abashyitsi batabizi mukajagari hose rero bahita bavuga ngo Mana warakoze niho ryavuye amfete akamodoka ka limited ndibuka umuntu umwe nagiye mu garage umuntu mwarambwira ngo ariko kariya ngo ngurinda kwandika Mana warakoze ngo kariya ngo buri Imana yakoze ka limited twa tundi twakirana nakaguze $1,800,000 mu ntangiriro nyine kaho yavuze ati abandi bafite zaravada n'izindi ntazi kariya niko handitse ngo Mana warakoze koko ko yavuze atari kuno mugore ye niba ari ikintu Imana inezererwa n'umuntu unyurwa agashima ujye ushima ka limited kavuyeho haje 10 nshyashya 10 ivuyeho haza ravafo nivaho nayo sinzi ikindi kizaza ariko nyuzwe na ravafo iranyuze magingo aya kandi mazima nyaka minshi iri gutama PS pe ariko nta haraka mfite Imana nibishakiza mbi yindi kandi nabwo Yesu agarutse ngifite iriya nabwo nta kibazo niko kuri nukuri ko Imana iri gutama PS imaze igihe pe uriya no wajyaga mbwira ati mama kuko iyi modoka wambabari iyi modoka kuri kabije gusaza kandi nje numva ntacyo bimbwiye sinzi wabwiye ati ariko kutajya umarana imodoka nayo modoka maranye igihe rwose kunda guhindura vuba cyane ariko Imana nibishaka ndanyuzwe pe kandi babwiza ukuri nibishaka izampa yindi ariko nabwo Yesu agarutse aririya nagenda neza ntabwo Imana ifitiye ideni mu yandi magambo nta deni Imana ifitiye si ikinyabiziga gisho kumva nano kikajyana ku giporoso iyamvana muri kaza naro ku rusengero ubwo se ikindi cyakani kurimba cyane se navuze ngo Imana nibishaka izampa yindi ariko nubwo akakanya Yesu yaza gutwara itorero nta rubanza nta deni Imana ifitiye uko niko kuri tujye tunyurwa nuko turi ikindi kiza gufasha gusingira Kanani yawe rero
kwishimira ibyo Imana yakoze ugategereza ibindi izakora mu gihe runaka. Ndashoje akanyuma nshorejeho nakavuga ngo kugira ngo usingire Kanani yawe nisangapira bazishize kugena noneho akandi nge kuvuga tasobanuraho kugira ngo uzasingire umusozi wawe w'amasezerano. Ugomba gusaba Imana imbaraga zo kunyura mu bihe byose uko bije. Andika gusaba Imana imbaraga zo kunyura mu bihe byose uko bije. Gusaba Imana imbaraga zo kunyura mu bihe byose uko bije ni Kinyarwanda vuze ntabwo nsobanura. Yusaba Imana imbaraga zo kunyura mu bihe byose, ibihe by'umwuma ubihagararemo neza, ibihe by'itumba ubihagararemo neza, kwizuba uhagararemo neza, mu gihe cy'ibisubizo ubihagararemo neza. Gusaba Imana imbaraga kuko niba ari kigerageza nabonye n'isezerano. Yosefu amaze kurota inzuzi nibwo ikigeragezo cyatangiye kwa Zabu mukuru muri Benesi. Dawidi amaze gusukwaho amavuta nibwo Sawuli yatangiye kumutera amacumu. Isezerano riragerageza we. Amen. Amen. Gusaba Imana imbaraga zo kunyura mu bihe byose uko bije. Cyandiki navuze ngo Dawidi amaze gusukwaho amavuta nibwo Sawuli yatangiye kumutera amacumu. Aribaza atari ko se ubu nibwo bwami cyangwa aya niyo mavuta senasukaho yakundera amacumu iyo bishobora bikanarorera, ariko nta cyatumye atabiki umwami. Yesu nashimwe. Haleluya. Gusaba imbaraga zo kwakira ibihe byose uko bigize gute, kuko hari igihe ubona rokontreri bw'iby'Imana yavuze ukabona ikinyuranyo ikaba ngo zakugirira neza ubutayu bukaba ubutayu, ariko kugeragezwa sicyo gikuraho icyo Imana yavuze. Yesu nashimwe. Akanyuma nsorejeho kugira ngo uzakandagire ku musozi wawe w'amasezerano. Gusaba Imana imbaraga zo kunyura mu bihe byose uko bije. Akanyuma nsorejeho kugira ngo uzakandagire ku musozi wawe wera no gukomeza gukiranukira Imana. Pain port umuntu umwe ni wabwiye Imana yarari mu bigeragezo bikomeye, abwira abantu ngo sinzayivaho nzayihimisha kuyikiranukira maze ndebe. Amen. Haleluya. Unyandikira ijambo riri muri Yobu di. Nyandikira ijambo riri muri Yobu 27 kirahari yakurekara. Yobu 27 ndikwiruka nka masaha yagiye 5 bice 5:6. Yobu 27 bice 5:6 na amagambo avuga ngo kugeza ubwo nzapfa sinzi kuraho kubinyangamugayo. Amen. Aravuga ngo gukiranuka kwanjye kose ndagukomeje. Yesu nashimwe. Yobu 27 ariko uwo muntu uri kuri ntuza ni umwe gusa cyangwa hari twataramenyera neza. Yobu chapitre 27 5:6 ashobora kuba ari muri stage, nabyo birashoboka nta kibazo kuba umuntu ari muri stage c'est normal. Yobu 27 5:6 ni amagambo avuga ngo naho napfa sinzi kuraho kubinyangamugayo. Amen. Aravuga ngo gukiranuka kwanjye kose ndagukomeje. Haleluya. Ntabwo nzakurekura niko Yobu yavuze mu bibazo no mu bigeragezo. Haleluya. Kandi aravuga ati uko yemeze kose mutima wanjye ntuzagira icyo nshinja. Amen. Gukiranuka ndagukomeje sinzakurekura kandi umutima wanjye ntacyo uzanshinja nubwo ndi mu bigeragezo sinzi kuraho kubinyangamugayo. Umva murokore kugira ngo amasezerano yawe azasohore. Komeza ukiranukira Imana. Ibigeragezo bize mu isezerano ukomeza ukiranukira Imana. Ayiwe Yosefu yakiranukira Imana kugeza no ku mugore wa Potifa. Aravuga ati ntabwo bishoboka. Ibindi byose ndabyemerewe muri uru rugo uretse wowe ntabwo byakunda. Yesu nashimwe. Aravuga ati ntabwo byakunda. Ibindi byose ndabyemerewe ariko uwo ntemerewe ni wowe. Aravuga ati ndamaramaje ntabwo byakunda. Yesu nashimwe. Haleluya. Haleluya. Yawe yaravuze ngo nzarinda mfa ntarikuraho kubunya kandi nzarinda ngenda mutima wanjye ntacyo nshinja. Gukiranuka kwanjye ngugize gute ndagukomeje sinzakurekura. Yesu nashimwe. Tujye gukora rezime barokore twagendanye niba mwagerageje kumva ikintu cya mbere kizatuma usingira Kanani yawe niki guhagarara mu mwanya ugomba guhagararamo. Kabiri
guhora izirikana icyo Imana yavuganye nawe, kuko ibi turimo bifite amategeko n'amabwiriza, ntabwo ari akajagari. Ijambo rya gatatu, gutegereza igihe cyawe kandi ugategereza ibyawe. Nutegereza ibyawe ukareka kureba iby'abandi nibwo utazahungabana. Amen. Hari abagira turoma kubera ibintu by'abandi, akavuga tuko bimeze kose iriya nzu niye cyangwa siye, wigira turoma nawe ibyawe birahari. Yesu nashimwe. Ijambo rya kane ni rihe? Kunyurwa ni kunezererwa ibyo ufite ugategereza ibindi Imana izakora. Irindi jambo ni rihe? Gusaba Imana imbaraga zo kunyura mu bihe byose, kuko ngo na Yosefu kugeza ari sohoye ryaramugerageje. Utatubona hano dufashe iyi mikoro twarageragejwe. Amena. Ariko aho hose twanyuze Imana yaduhaye imbaraga. Ijambo rya nyuma ni rihe? Uko bimeze kose ugomba gukomeza gukiranuka, ku gato no ku kanini. N'abayobo barabishoboye, Yosefu yarabishoboye gukomeza gukiranuka. Imana irimo kumbwira muri iyi minsi rero, impamvu nazanye iri jambo, ukwezi kwa 7 no kwa 8 no kwa 9, irimo kumbwira ngo mbwire abantu ngo amasezerano y'abera arasohoye. Amen. Tega amatwi iri jambo rimanutse kano kanya. Imana irimo kumbwira ngo ngiye gusohoza icyo navuze kuri buri wese. Izi ngingo zigufashe kandi izi ngingo zikomereremo kugira ngo wakire Kanani yawe. Izi ngingo zigufashe, izi ngingo zikomereremo kugira ngo wakire umusozi wawe. Yesu nashimwe. Haleluya. Impamvu nari mfite inyigisho nyinshi, nimugoroba nibwo Imana yambwiye ngo genda bambwirira aya magambo. Ukwa 7 kwa 8 kwa 9 amasezerano y'abizera arasohoye. Ngiye gusohoza ijambo navuze kuri buri wese. Aya magambo naje kuyakwibutsa, duhora tuyavuga, ariko yewe muntu uhagaze muri aya magambo neza amaze kuvugira hano, byanze bikunze uzasingira umusozi wawe. Imana iduhane umugisha. Amen.